Darundi Darundi afite ikibazo kandi ngo ari kupfumbatiza gutya akazana amafaranga kuki kumva numva umwarimu wa Kirabonorine arampamagaye ngo se ngo niwe mubyeyi wa Kirabonorine arangije ndamubwira ati ni njyewe ngo ihute Kirabonorine ngo yafashwe mu ishuri ngo yarembye ngo twagiye kubona tubona ngo yikubise hasi ubwo nazamutse nihuta n'abandi babyeyi umwana ndamufata mujyana kwa muganga mugejeje abandi babyeyi barambwira ati nta kintu kwa muganga barambwira ati nta kintu twagufasha kuko uyu mwana yakabye yarangiye kandi nta muriro afite mbo bajya ahantu baranga bari kongorerana ndangije ndavuga ati reka umwana wanjye mufate mujyane mu masengesho kuko ndi kubona nabo byabayobeye nagiye naraye mu masengesho umwana bwakiye mu gitondo umwana yajanzamutse nko mu masaa 10 umwana amaze kuzanzamuka ndamubaza ati mwana wanjye nitwa ndati ntabwo nkuzi mahazi kumenya ubwenge namubashije ati none se waje kumenya ati nakumenya ati surinde ati ndima uri kuvugwa n'uwawe wanjye ati ngewe ati nakumenya uri mama ndamubaza ati none se mwana wati waruriye ati ngiye nagiye ku ishuri ngiye kumva numva ibintu biramfashe nikubita hasi tubwo ngubwo rero sinzi ibindi bintu byaje gukurikiraho atariko ngaruye ubwenge atahantu narindi kubona umuriro mwinshi ngo n'abantu benshi ngo bari kugenda bawujyamo ariko ndashima Imana izisaha nyine yakize ne nabonye agaruye ishisho mugarura ku ishuri ubizisaha nabwo ndi mu rugo rero numvise bampamagara bambwira ngo nubundi ngo ku ishuri bimeze nabi ngo garuka uzurebe ngo kandi ariyo nabandi bana barwaye nicyo kibazo dufite rero turashaka ngo baduha abana bacu batahe noneho nibamara gutaha bo nibamara gukura ikibazo kiri mu kigo bazaduhamagare tubasubiza abana baravuga yuko arimo yihindura ibikoko niwe niko uriya batweretse abana bamaze kutubwira ko atari we bari kubona kuko uwanjye yambwiye n'uwanjye yarafashwe niwe ndi kuvuga abana batubwiye ngo umunyeshuri bari kubona ngo ni akana gatoya ngo kari kuvuga ngo karashaka ubuturo bwa mama wiwe ntabwo uriya batweretse ari we nibashaka bareke uriya mubyeyi umwana wanjye gama wa 6 n'inguma afite imyaka 10 nk'ababyeyi rero murimo murasaba iki kuri ibi bintu ikintu turi gusaba izi saha kubera ko abana badatuje badatekanye izi saha nibaduha abana tubajyane mu rugo nitubageza mu rugo bo bakakemura ikibazo bafite mu kigo cyabo abana tuzongera tubabasubize nicyo kintu turi gukora aha ngaha tumatekereza ko ikibazo kiri mu kigo cyangwa ikibazo kiri mu kigo kuko umwana wanjye ntajya arwara n'igicurane ajya arwara malaria hashize nk'umwaka cyangwa imyaka ingahe kandi we yaguye aragagara arapfa n'abarimu ndi bakwijijisha barabizi ubuyobozi bw'ikigo bwababwiye iki kuri ibi bibazo njyewe ngimara gushyika umwarimu yambwiye ngo dore umwana wawe nguriya nta kindi kintu na kimwe bamfashije n'abanyeshuri mu bateretse aha ngaha babikubwira abanyeshuri bahise bamfasha turajyana umwana tumutereka hariya kwa muganga bibayobeye nabo umwana niko kumukuraho mujyana mu masengesho kandi zisaha yakize kandi zisaha n'ubundi baramufite ahubwo nimba hari n'ikibazo bamumbe kuko ndashaka kumucyura urakeka ko ibi bintu ari ibiki ubundi ibi bintu ni abadayimoni kuko niba najyanye umwana yapfuye bamunoshaga bakamurumagura izi saha umwana nkaba mufite ndi kukubwira ngo ni abadayimoni kuko yakize ese ko bitari bisanzwe bibaho ufite umwana nawe ufite umwana mfite umwana njyewe nitwa Mukashika Patricia abana banjye nabohereje ku ishuri nyuma ya saa 6 bizi ikigoroba agatoya kahita kagaruka kirukanka ngo kadi gutitira cyane ngo gafite ikibazo ngo ku ishuri ngo hari abadayimoni ubwo ndavuze nereka nambare nze ku ishuri asize kanya mbona mukuru we nawe aje yirukanka abana bari gutitira none tugeze ku kigo baratwirukanye ngo nta badayimoni ngo bahari ngo nimugende ngo abana bababeshye kandi abana bose bari kubivuga hari nabo dusanze bari kurira igipangu bari kuvuga ngo abana ngo uwo mwana ngarimo ngo kwihindura inzoka ngari kwihindura umuserebanya ngo bo bamubonye ngo yameraga n'inzara ndende ngakabaha amafaranga ngo abana ba mu gitondo ngo yabaguriye ngo yarari gukora amafaranga none abarimu baduhakaniye ngo nidutahe urumva ntago tuzi ikintu turi bukore batadusobanurira ibi bintu ari ibiki ibi bintu byabaye ngaho urabizi Ni
Ngeze ikigoroba baza barabimbwira ndi mu rugo nanjye nza kureba nsanga uko ibyo bambwiye ari ukuri. Hano muri iki kigo harimo ikibazo cy'amadayimoni cy'imyuka mibi. None n'umwana bari kwerekana wafashwe ntago ari we, hari undi ukiri mu kigo mo hano bajyanyemo abanyamasengesho ngo bamusengere kandi si umwe ni benshi. Ntago ari umwe. Ni kuvuga ko bari kwihinduranya, umwana ari kwihinduranya amasura y'iriko. Hafashwe umwana w'umuhungu none baje kwerekana umwana w'umukobwa kandi umwana w'umuhungu waracyari mu kigo mu ishuri ari kumwe n'abandi bana bafashwe. Sinzi impamvu batari gutanga amakuru ngo leta igire icyo bivugaho bakemura iki kibazo, ariko hariya mu kigo harimo abana bafashwe benshi harimo n'abanyamasengesho. Gutekereza ko ari amadayimoni? Ni amadayimoni kuko harimo abanyamasengesho bari kujya bihinduranya bagasanga abaye igikeri. Harimo abanyamasengesho. Umwana ari kwihinduranya umuserebanyi akihinduranya igikeri, akizingiraho inzoka akabamo. nimwinjiremo murabibona. Barabemerera se, barabemera ko nimwinjiremo barabibona. ntabwo twabyemera. fata ntuza tu tuzongera kuyashyira hari abana ushaka kubwira ko babibonye. Aba bana ngo babibonye. Aba bana mwabibonye? Yego. Byagenze gute? Umwana ubwa mbere twagiye kureba mu ishuri ryiwe dusanga bamusohoye bundi dushungerera ishuri ahita asengera mu gikuta arinjira mu ishuri. Ahita apfumura igikuta ahita yinjira mu ishuri. Umva nanjye nabibonye twahindura ikinyabupfura umureba ko umwana ahita asatureba. Baduhereza abana bacu tubacyure, nibaduha abana bacu tubacyure, badukorera ubuvugizi, muduha abana tubacyure. None se murashaka gucyura abana banyu? Turashaka twebwe ducyura abana. Mwese mugeze muvugana n'ubuyobozi bw'ikigo babwira ko impamvu batari kubana. Ntabwo bari kubitwemeza, bari guhakana. Ntabwo batemera ko hari ikibazo cyabaye mu kigo. Ntabwo bari kubyemera mu kigo, ntabwo bari kubyemera rwose. None se ubu ni iki kintu cyakubwiye ko mu kigo habayemo ikibazo ku bana? Ni abana ngewe baje basanga babimbwira. Urumva ngewe narindi abana bakubwiye ngo iki? Abana baje bari kumbwira ngo mu kigo ngo hateyemo abana b'abazimu. Ese abana b'abazimu bameze bate? Ngo ni agahungu n'agakobwa. Urumva ese baje bameze gute? Ngo yaje afite ngo icupa ngo ry'amazi ngo ariko bisa n'inuze n'amaraso, arangije n'amaraso, arangije aravuga ngo ni supadipe. Nanjye rero ndangije mpita ndahaguruka ndavuga ati reka njye kwirebera umwana wanjye ku ishuri, kuko umwana wanjye yiga mu mwaka wa mbere. Mpita ndavuga ati reka nze kwirebera ku ishuri. Uhageze wasanze bimeze? Mageze nsanzemo polisi, nsanzemo n'abandi bantu benshi, ariko abadireteri bari kutubwira ati ngo nimugende, ngo nta kibazo kirimo. Kandi abasegonderi barimo barabivuga, abana batoya bakabivuga. Twebwe icyo twashakaga mudukorera ubuvugizi, baduhereza abana tubacyure. Urumva ikigo gitangaza kuri ikibazo cyabaye hano. Ikigo kiri gutangaza ko byibuze ntabyo bari kuvuga, kuko ntabwo barimo kubyemera. Ntabwo bari kubyemera. witonda kandi isi iragoye. ahubwo yo gwarakubita ntabwo umwana yari kuzanira abana
byakemutse ese ni ibiki baje kumva amakuru bagombe genda abakwereke mwarimu wari urimo none abandi bana bari kumbwira ngo yaguye mu gitondo none ndi kuvuga nti wenda bamunyereke nta kibazo mfite. none se umwana ni uwawe? Ni uwanjye. Abandi bana bigana bari kumbwira ngo yaguye mu gitondo, ngiye ku ishuri umwana ndamubuze, hamagaye no mu rugo umwana namubuze, nandi kubwira ngo wenda bamunyereke ntibashaka bamugumane, ariko nza kumenya ko umwana wanjye ariho, none banyangiye ko ninjira. None uri gutekereza ko umwana we ashobora kuba yabaye iki? Nyine ko yaguye hasi, se umva yaguye mu gitondo, niba yapfuye niba yarwaye bakaba atari kubindeba byibuze ngo bamunyereke, nanjye nibyo byanyobeshye. Ibintu biri kuvuga ko ari yigenda yihinduranya amasura y'ibikoko. Abana barabitubwira, abana barabitubwira ko yihinduranya, kubera ko ari umwana w'umuturanyi warayatashye nimugoroba, umwana atavuga, umwana nyine yaje kumureba hano bamujyana mu masengesho. None byari bisanzwe bimubaho? Oya ntabwo ikibazo yarasanzwe agira. Ntacyo. None n'iki kintu wenda uri kwifuza ku buyobozi bw'ikigo cyangwa se ku bantu bari kutwumva? Ngiye ku giti cyanjye nifuza ko uyu mwanya banyereka umwana wanjye, nkamenya ngo ari mu kigo, niba ashaka no kugwenda niba ari munige niba ari muzima nkabimenya, cyangwa ngatanze umwana wanjye ararwaye nyine ndabimenye ndamubonye, ntabwo bashaka kunyemerera. Ubuyobozi bw'ikigo bwakubwiye ukimara ntabwo bari kunyemerera ninjira, ndi no kuvuga bakazana inkoni ngo nitugende. Turimo hano mu kigo cya Kagugu, ni ikigo giherereye hano mu murenge wa Kinyinya, neza hano muri Rompo cyangwa se aho bakunda kwita mu centre Kagugu. Na hari kuvugwa amakuru yuko hari umwana wihinduranije ufite amasura y'ibikoko, isura imwe igikeri, uruvu, inzoka, na amasura menshi bari kuvuga, ariko umwana werekanwe ndetse wanasohowe hano muri iki kigo na kana k'akametisi, bavuga ko umunyarwanda yabyaranye n'umushinwa bakabyara umwana w'umumetisi. Ababyeyi cyangwa se abantu bari aha ngaha baravuga ko atari uwo mwana nyirizina. Tubashe kwinjira muri iki kigo rero, ubona ko hari inzego z'umutekano, hari inzego z'ibanze, inzego z'umurenge, akagari n'umudugudu, izo nzego zose ziri hano, ndetse urabona ko harimo n'ababyeyi bari kubasha kwinjira muri iki kigo, ubona ko bafite uburakari. Bamwe mu babyeyi twagiye tuganira bavuga ati ngo abana bacu ntibabaduhe dutahe. Mu by'ukuri amakuru ari kuva hanze n'amakuru ari mu kigo mo imbere ni amakuru ubona ko atandukanye, ariko uko biri kose ubona ko muri iki kigo harimo ikibazo. Turagerageza rero tuvugane n'umuyobozi uyoboye kino kigo cya Kagugu, ni directeur w'iki kigo cya Kagugu groupe scolaire Kagugu Catholique. Turagerageza tuze kuvugana nawe kugira ngo turebe twumve ukuri ari buze kuduha, kuko nyirizina hanze baravuga ko abana babashije guhinduka n'umwe, babiri, batatu, ariko mwimbere mu kigo bavuga ko umwana abana bagenzi bavugaga bamusohoye ndetse akaba yagiye bamujyanye mu rugo ari uwo mwana w'umetisi. Ariko nyirizina umubyeyi nyiri umwana wabuze ari nawe mwana uri kuvuga ko yihinduranije amasura, arimo ararira cyane avuga ati ngo umwana wanjye ntabwo ndi kumubona, ati niba umwana wanjye
wanjye mucyura. Abandi babyeyi bati ni muduhereze umwana wacu muduhereze abana bacu tubacyure bazagaruke ku wa mbere bameze neza. Abandi bati ubuyobozi bwinjije abanyamasengesho muri iki kigo kugira ngo bagisengere. Bamwe bati harimo amadayimoni, abandi bati hari abana barenze umwe babiri babashe kwihinduranya amasura. Mu by'ukuri tugiye kuganira n'ubuyobozi bw'ikigo cya Kagugu Groupe Scolaire Kagugu Catholique kugira ngo tumenye ukuri, ese ukuri ni ukuwe, ese uwo mwana ni uwuhe, ndetse n'ibiza no gushoboka turaza no kugira n'uwo mwana ni wabo uwo mwana ubuyobozi bwerekanye cyangwa se bweretse ababyeyi kugira ngo naho tuze kwagira tuganire na nyina uwo mwana cyangwa se n'ubyeyi w'uwo mwana aduhe ukuri niba koko ibyo bintu bisanzwe bimubaho. Mwatangira mutubwira amazina ndetse n'icyo mukora? Nitwa Padiri Jean Bosco Bizimuremyi, ndi umuyobozi w'ino groupe scolaire ya Kagugu Catholique. Hanze aha dusanze abaturage ari benshi baba babyigana bashaka ndetse no kurira igipangu ngo bagwe mu kigo. Ni iki cyabaye muri iki kigo muyoboye? Muri iki kigo nyoboye hadutse ikintu nyine cy'igihuha kidafite ishingiro kivuga yuko harimo umuzimu. Hanyuma nyine murumva ishuri rifite abana basaga bagera mu 7,000. Iyo hari abumvise ikintu nk'icyo biroroshye kugikwirakwiza, bamwe bakaba bakizamura cyane. Noneho hari n'abavuga ngo byabaye mu masaha yo gutaha nyine abana batashye bamaze gufungura. Abatashye rero nyine bagenda bahita bakwiza icyo kintu, ariko mu by'ukuri nta kibazo cyabaye rwose, ni igihuha. Icyo kintu cyabaye ni ikintu cyabaye nuko nyine bavuga ko hari umwana dufite angahe wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, bavuga ngo ngafite amashitani, ngo agize amashitani. Bituma rero nyine hari abataha nyine babihindura inkuru ikomeye cyane, n'abaturage batuye hafi aha ngaha baza baje kureba. Turabegeranya, turabaganiriza, tubabwira yuko ari ibihuha ntawe bihuriye n'ukuri, tubereka yewe n'uwo mwana. Hanyuma bamwe baragenda, ariko nyine murumva ahantu hatuye abantu bangana gutya ni inkuru ikomeza n'ubundi. Intangiriro y'amakuru ni igihuha. Icyo gihuha cyaba cyaturutse ku kimwe niba mwarimu hari, ese mubona ari iyihe ntandaro yacyo? Intandaro y'icyo gihuha umuntu yayivuga mu buryo bworoshye. Umwana bavuga ngo ngafite amashitani ni umwana afite papa we ni umushinwa, mama we ni umunyarwandakazi. Ni umwana ubona nyine w'umuzungu ufite imisatsi nk'iy'abazungu twakiriye mu mwaka wa mbere. Bityo rero nyine akaba ari aho ngaho bahereye, ariko ni n'umwana basanzwe bigana n'ubundi ku buryo bitagombye nyine gutera impungenge kuko hamaze igihe gisaga hafi kwezi. Nk'umuyobozi w'ikigo ayo makuru muyamenya bwa mbere, ibyo byose mwihutiye kuyageraho ngo mumenye ukuri kwayo, mukihagera mu basanze bimeze bite? Twebwe uwo mwana byabaye abana bageze igihe cyo gutaha nyine bamaze gufungura, nibwo bana bamwuzuranyeho bati ni shitani, bati ni agashitani, batafite amadayimoni. Noneho urumva ko ikigo gifite abana benshi n'abandi bari hepfo barahurura baza bamwuzuranaho. Twe twagiye turamufata tumushyira mu cyumba aha ngaha kugira ngo nyine badakomeza nyine kumushungera. Mwabonaga ari mu buzima busanzwe? Umwana yari mu buzima busanzwe, n'abahageze imbere twamuberetse nta kibazo na kimwe rwose yaba ari uko afite uruhu rutandukanye n'urwabo basanzwe bigana, cyane ko wumva ko atari bwa mbere yaraje muri iki kigo, yari asanzwe ahiga. Ariko uyu munsi ntabwo n'ubwa mbere ibyo bintu bibaye aha ngaha, ntabwo bisanzwe biba kubera ko n'ubundi uwo mwana yari asanzwe amaze nk'ukwezi ahiga. Ntabwo rero umuntu yavuga yuko wenda byashingiye yuko hari icyabaye kidasanzwe. Nta cyabaye kidasanzwe, ahubwo ndi kwa kundi nk'umuntu ashobora kuzamura nk'ikintu akamera nk'ukereya nk'akavuyo kugira ngo nyine wenda niba hari n'abashaka gutaha bahita baprofitiraho birukanka batahe, ariko mu by'ukuri n'umwana usanzwe aha ngaha dusanzwe dufite, kandi muri uko kwezi kose nta mpungenge zindi yigeze agaragaza. Turibaza, hari ababyeyi twaganiriye bibaza se kubera iki bataduhereza abana bacu ngo tubatahane? Turamutse iyo tubaha abana ngo batahane, natwe tukaba tubafashije gukwiza icyo gihuha. Ntabwo abantu bakumva igihuha ngo natwe tujye tubaha abana ngo batahane. Abana ubu ngubu bari mu ishuri, mugende murebe barimo bariga neza, nta kibazo gihari. Ni igihuha twakarumye, abana bagiye mu mashuri, nta kibazo gihari. Bwana Directeur, ubona iki gihuha kidafite ingaruka cyangwa se ibyo gishobora kwangiza ku kigo cyanyu? Ntabwo navuga yuko wenda habura ibishobora kwangirika cyangwa se wenda bishobora kubamo wenda nk'ikibazo byakurura, ariko kubera ko abana bo bazi ko ari igihuha kuko umwana amaranye nabo igihe, nkeka yuko kubyumva no kubyakira biroroshye.
ababizamura nyine bakabikwiza nabo ari nk'abashaka gukiriya akavuye kugira ngo nuko bitahira kubera ko uwo mwana iyo biba ari ibintu biteye ikibazo biba byarabaye kera ntabwo rero ntabwo nkeka ko byagira ingaruka zikomeye kubera ko uwo mwana asanzwe yigana n'abandi n'ubundi ku buryo nta mpungenge bigeze bamugiraho. Bwana Directeur, hanze hari umubyeyi arimo ararira cyane avuga ko umwana we yatashye ariko kuva yataha ntiyongeye kuvuga ijoro ryose akigeramo hano nibwo bamubwiye ngo umwana yituye hasi ariko ageze hano aravuga ngo umwana wanjye ari hehe byira basimenye ko ari muzima nongeye mukubita hijisha ariko ntago mwamumweretse kandi niwe uvugwa ko ashobora kuba yihindura. Urakomoza no ku babyeyi bari bafite abana bagomba gutaha ngo batatashye. Birumvikana uwo mwana barimo kuvuga ngo yahindutse ngo ahinduka shitani uwo mwana twamuzanye tumushyira imbere y'ababyeyi bose bamubonye. Uwo mubyeyi urimo kuvuga ngo ufite umwana we wituye hasi ngo ntabwo twaba tumuzi kubera ko umwana bavugaga twamuzanye turamubereka ntabwo wundi uvuga ko yituye hasi ngo yafashwe n'amashitani ngo ntabwo yigeze agira. Niba wenda byabaye arimo gutaha ajya nk'iwabo ntabwo wenda nawe mfite amakuru ahagije ariko aha ngaha nta kindi kibazo tugeze tugira uretse uwo mwana nyine nababwiye haruguru naho ubundi abandi nta kibazo bafite rwose. Hanze hari kuvuga amakuru ko mwinjije mw'abanyamasengesho hano mu kigo kugira ngo basengere abana badutsweho n'uwo mwuka. Nibyo nyine natangiye mbabwira yuko burya igihuha kirihuta cyane abanyamasengesho turamutse tubinjije twaba tugaragaje uko inkuru ari ukuri kandi ni ikintu cy'igihuha kidafite nawe gihuriye n'ukuri. Nta munyamasengesho rero n'umwe wigeze winjira aha ngaha nta numwe wigeze winjira ahangangira ngo n'ababyeyi binjiye baratembera hose barareba nta munyamasengesho wigeze winjira muri iki kigo. Kuri abo bana kuri ababyeyi bafite abana bagomba gutaha ababyeyi bafite abana bagombaga gutaha ni ukuvuga ngo icyo gihuha cyadutse n'ubundi bw'abantu barimo bataha hari abahise bataha ari nabo banyine bagiye bakwirakwiza inkuru hirya no hino bagiye bavuga inkuru hirya no hino hanyuma twumvise yuko bitangiye kuba inkuru y'igihuha abari basigaye bagomba gutaha bari mu ishuri twabashyize mu ishuri kugira ngo bige n'ubundi nta kibazo gihari ubu ngubu nabo bamwe bari mu ishuri barimo kwiga. Iyo gahunda irasanzwe ko mu gihe babujijwe gutaha kandi igihe cyabo cyo gutaha cyari gihari bakomeza bakiga. Ntababujijwe gutaha benshi kubera ko n'ubundi abari basigaye batari bagatashye ni bakeya kubera yuko abana hanga biga muri double shift nuvuga ngo bagombaga kwiga igitondo abenshi bari batashye bari basigaye ntago bari barenze nka 30 nka 40 babo ngabo rero n'ubundi twifuje ko bakubizanya n'abandi kugira ngo bere guhura nyine nako kavuyo k'ababyeyi bashaka kwinjira nga baje kureba. Ukuri ku bandi bana babiri bivuga ko badutsweho n'uwo mwuka bari muri iki kigo nukuhe? Ukuri kuvuga ko abo bana bandi babiri badutsweho nta kuko abo bana ntabo dufite aha ngaha twe ntabo dufite wenda ayo makuru ntabwo nzo yatangaje ariko nta bandi bana dufite badutsweho n'icyo kintu kubera ko ntabwo igihuha cyakaduka ngo kibukuri. Bivuze ngo uwo mwana w'umuzungu niwe wenyine wabayeho cyangwa se nyirabayazana wizi mvururu ziri hano hanze y'ikigo. Umwana w'umuzungu ntabwo ari we wabaye nyirabayazana ahubwo nyirabayazana nabo ngo bakwije igihuha nyine nawe wakwije igihuha nyine kugira ngo bamere nk'abakereya akantu k'akavuyo gato iyo bamwe baba bashaka kwitahira naho ntabwo umwana we nta kibazo yari anafite rwose. Aba babyeyi bakiri kurwana ku miryango babyigana ngo binjire ndetse bari babana babo ko bari amahoro muraza kubyitwaramo mute kugira ngo batuze hanyuma harakorwa iki kugira ngo n'aka kavuyo kose karangire? Nk'uko mwabibonye twahamagaye inzego z'umutekano nizo zirimo kudufasha kugira ngo nyine ababyeyi batuze. Abambere abaje hanga mbere twabinjije mu kigo barareba turabaganiriza ndetse tubaha n'ubutumwa bwo kugenda nyine babwira abandi yuko ari bihuha. Abangaba rero wenda bashobora kuba bakira hangaha ndakeka yuko ari babandi babaje wenda baje nyuma muri aka kanya nabo inzego zishinzwe umutekano zirimo zirabitaho kugira ngo zibasubize mu ngi kugira ngo nabo bamenye ukuri nabo batuze. Abambere twababwiye twanabakoresheje asembo turababwira nyine tubabwira ko ari bihuha tubereka n'uwo mwana nyine bavugaga hanyuma abangaba bahari rero nabo turabegera kugira ngo tubabwire uko bimeze kugira ngo basubire iwabo kandi batuje. Uyu mwana aho muraza kubyitwaramo mute kugira ngo ejo bazagarure umwana ku ishuri kandi yumve ko ari mu kigo ari mu maboko y'abandi babyeyi? Murakoze cyane ngira ngo abambere bagomba kudufasha nyine kugira ngo n'ukuri kugaragare ni mwebwe nyine itangazamakuru. Uwo mwana
yarari ahangana n'ababyeyi be baje twari turi kumwe turabaretse kugira ngo bajye mu rugo imuhira. Icyo rero dukora nuko kuwa mbere tuzaganiriza abana ndetse kabenshi baranabizi nyine kuko baba bazi ko ari igihuha, tuzabaganiriza n'uwo mwana arahari twamuberetse kugira ngo ntabwo bizamugiraho ingaruka kuko barabizi neza yuko ari inkuru y'igihuha, kandi inkuru y'igihuha ntabwo abana bahanga ishobora kubaca intege ku buryo byatuma wenda uwo mwana byamugiraho ingaruka akaba ari ibintu byakomeza. nta gahunda yo kuganiriza ababyeyi babo ko ari nabo bafite impungenge cyane kurenza abana bo mu kigo? Birumvikana kubera ko nk'umubyeyi urerera ahangaha ntabwo yaba atuje avuga ati umwana wanjye ahari waho wenda biri bwongere bibeho kwa kundi. Dufite rero gahunda yo kuzegera uwo mubyeyi tukamuganiriza ndetse tukamwereka yuko bitagumye kumutera impungenge, kandi nyine ntabwo byagumye kumutera impungenge ku mwana we yaramaze ahangaha igihe kirekire kandi nta kibazo kindi byigeze biteza. Nabwiye ko ari ikintu cy'igihuha nyine cyadutse, ariko n'igihuha kirangira vuba nyine bitewe n'uko tuba nyine twaganirije abana tukaganiriza n'ababyeyi. Nkeka yuko ari ibintu birarangira mu buryo budatinze. Watwemerera tukavugisha abanyeshuri? Ntacyo bitwaye, abanyeshuri barahari mwabavugisha rwose. Abanyeshuri bari kwiga abarimu bari kwiga nabyumvishe ngira ikibazo ngira ikibazo. Udukundireho gato, uri umubyeyi cyangwa uri genda umubyeyi urerera muri iki kigo? Amakuru wayumvishe ute? Ibitangira mutwibwira mutubwire n'inshingano mufite muri iki kigo cya Groupe Scolaire cya Kagugu. Nitwa Karasira Mpabuka Gerard, ndi perezida wa komite y'ababyeyi muri iri shuri rya Groupe Scolaire Kagugu. Ikibazo cyabonetsemo hano cy'impungenge z'ababyeyi wowe wacyumvisha ute? Ukimenya bwa mbere wumvisha ari biki? Ubwo ugiye kudusobanurira ukuntu wabyumvise nuko wabisanze. Hatangiye haje abana basohotse mu ishuri, uwabarebaga yabonaga hari ikibazo cyabaye. Icyo rero twabashije gukurikirana, twabashije kubanza gusobanukirwa igitumye abana bava mu ishuri. Byabaye ngombwa yuko twifashisha animatrice wari ufite umwana mu maboko ye. Uwo mwana yagiye kumukura mu ishuri ariko muhungisha umutekano muke wa bagenzi be. Bagenzi be bavuga ko atari umwana ahubwo ari umudayimoni. Umwana turamureba, twamufotoye, kubera umutekano muke twamubonaga imbere ya bagenzi be twatumye ku mubyeyi we. Hanyuma abana babaye benshi tubona kumubesha mu biro bidahagije. Byabaye ngombwa ko dufata umwanzuro wo kugira ngo umwana tumusohore abo barebe niba ari dayimoni koko cyangwa niba ari umwana. Ababashije kumubona bamwe muri bo yemwe bahamije ko ari umuturanyi wabo bamuzi. Mu by'ukuri rero igihuha cyavutse kivuga dayimoni, ariko nta dayimoni irimo hano. Bavuga ko ari kwihindura iki n'ibiki. Niyo mpamvu twamubagaragarije answa physiquement ishusho bamureba kugira ngo ibyo bavuga cyangwa se bashingiraho bibaturukemo bahakana cyangwa bemera. Bemeje bose muri rusange ko ari umwana atari dayimoni. Icyo kivunge kivuyeho cy'abanyeshuri bari imbere mu kigo, twaje guterwa n'uruvunganzoka rw'ababyeyi bari baturutse hanze. Nabo bari baje bahuruye bimwe by'igihunga cy'ababyeyi bahamya ko abana babo bashiriye mu kigo kandi bamazwe na dayimoni. Ubwinshi bwabo bwatumye tutabemerera ko binjira, ariko tubonye ko bibaye ikibazo byabaye ngombwa ko nabo tubakingurira kugira ngo nitubaheza hanze baratekereza ko tubakinze kumenya ukuri. Twabinjije nabo turagenda tubereka umwana mu baturanyi ba nyina w'umwana, nabo baravuga bati uyu mwana turamuzi n'umubyeyi we turaturanye. Ibyo ni ibinyomoza bwa kabiri, ikinyoma cy'igihuha gihamya dayimoni ntayo. Byo kuba ngo bihinduye inzoka se nta na kimwe, nta wabibonye, uwaramuka yabibonye yanyomoza agaragaje ibimenyetso. Nta byabaye. Intandaro yo kugira ngo bavuge icyo gihuha cyangwa se icyo kinyoma ko umwana atari ubwa mbere yageze muri iki kigo cy'ishuri, byaba byagenze gute kugira ngo ntaba ari ubwa mbere ageze mu kigo ariko nanone niba bamubone ibyo bintu? Icyo kibazo kugisubiza birangoye kuko kugeza ubu turacyari mu bushakashatsi.
byadutunguye kandi muri uko kudutungura ndamutse ngushubije iki naba nzi naho cyavuye nyamara turacyashakashaka igisubizo cy'ukuri yego nk'uhagarariye ababyeyi urabona ko byateje ikibazo kandi hari ababyeyi bakiri hanze na n'ubu batari bamenya amakuru batari bamenya ko kuko uwo mwana nta kibazo na kimwe ufite harakorwa iki kugira ngo ababyeyi bose bamenye amakuru batuze uyu mwanya ntabwo dushobora kubona uko twabatangariza amakuru yahuza n'ibyifuzo byabo ariko ibi byaduhaye ingamba zo gutumira inteko rusange vuba byihuse iyo nteko rusange azaba ari ukubakuramo ibi bitekerezo by'ikinyoma bafite icyo tuzashingiraho ni ukubereka uwo mwana noneho bakamwirebera bose hanyuma tukababwira yuko icyo bashingiyeho bahamya ko uwo mwana ari dayimoni cyangwa n'ibindi byose byabaye niduhurira mu nteko y'ababyeyi nizera ko ibiganiro tuzahaganirira bizabavana muri iyo myumvire yabo idahwitse murakoze namwe umwana wawe ugiye kubona ukabona abana b'abaturanyi bakuzaniye bage njye niko byagenze umwana wanjye bamubuzemo hano none banze ko naninjiramo basi ngo bakuzaniye baga y'umwana wawe banzaniye baga umwana wawe yiga igitondo ikigoroba yize igitondo n'ikigoroba yiga mu wa gatanu arataha baga abana n'ubundi bana yo gutaha ko yageze agiye kugera na buri minota reka amasaha yo gutaha agere hanyuma abana babarekura yataje no kuvuga atabishoboye agasubira ahubwo reka yabonye neza amaso yatukuye barize batukuye amaso ikibazo misenge winjiye usanga uwo mwana ari na nyina yaravuye aho ashaka kuba yaje kumucyura simbizi ariko nyina nahamusanze nyina nahamusanze rwose ari kumwe na nyina bariga na reka nkubwire tumaze kumuganiriza direct tumaze kumuganiriza by phone cyangwa no tubikwereka muri kamera tubikwereka muri kamera se tumaze kuganira bakemuye ikibazo bakanturekurira abana tukitahira turababwira ikibazo baravuga ngo reka amasaha yo gutaha abanzage urumva niyo problem ariko direct ari mu natwe turabarindira by'ukuri wowe uri umubyeyi warabyaye sibyo waguma mu rugo kandi abandi bana bose uri kubabona bataha uwawe ukamureka ukicara ugatuza uri umubyeyi kandi babahaye isaha ntarengwa ya saa 9 urumva wowe wakicara ugatuza ariko se ubuyobozi bw'ikigo ko bwatubwiye ko bwaganirije ababyeyi uyu mwana barigana mu ishuri rimwe bariga aba babyeyi baganirije n'abana ako kana bigana kari he gakariya bakajyana okay umuntu aramupfuka ku maso aragapfuka ku maso oya turaza kumusura uri mama we oya amakuru yawe Messi witwa nde Masengesho Emeline Masengesho Emeline wiga mu kangahe mu wa mbere uyu mwana byagenze kuriya ngo murigana amazina ye urayazi oya ntabwo tuyazi ariko yatangiye kuza ejo maje kuza ejo mu gitondo ko twagiye kuri Esembo bamutweretse ngo uyu ni umwana nk'abandi tujya gukina we ntibamusora ngo ajye gukina noneho turinjira umwana araza turakina akajya afata bisika agahereza abandi bana turi kumwe arangije umwana mu kanya gashize tujya kurya tumajije kurya we ntiyajya
we ntabwo yariye ariko yavuze ngo ntabiryo ashaka. Wowe bari bamupfunyikiye bari bamuhaye ibyo ari buryo. Yariye amakaroni ngo ntabwo ajya ajya impungure kubera ko arizo twari twariye. Ni umuzungu ni umwirabura? Ni umwana umeze nk'umuzungu ufite imisatsi imanuye gutya. Ni umukobwa ni umuhungu? Ni umukobwa. Noneho umwana barangije baramujyana mu kanya, bamajije kumujyana tica baravuga ngo tugende, turagenda. Noneho mu kanya deregiteri aravuga ati hano hari ikintu umwana avuze. Umwana aravuze, deregiteri aratubwira ngo umwana aravuze ngo mu kanya saa 9, bundi yabivuze bamusize mu kabati. Umwana arangije avuga ngo saa 9 ngo ngewe hari ikintu ndi buze gukora. Ninde wababwiye ko bamushyize mu kabati? Natwe nuko twamubonye. Noneho umwana bakajya bamubwira deregiteri tubwira ngo abana bose nidusohoke dutahe, zamuyanga kudukingurira turarira. Tumaje kurira zamara dukingurira turataha. Tumaje gutaha nibwo ababyeyi bahise baza nanuze na deregiteri wacu ahita ajya guhamagara abapolisi baraza. Ngo yarari kwihindura ngo imbwa yihinduraga n'inzoka. Wabibonye neza n'amaso yawe? Noneho mama yiwe ahitaza bataha hano haragura. Nibihe yihinduye wabonye n'amaso yawe? Nabonye inzoka yonyine. Nibyo wabasha kubona mu ishuri? Oya, hanze. Kubera ko noneho bahita batubwira ngo akimara kuvuga uko nguko ngo abana bingwa aratwara abana 140 nuko nguko. Noneho arangije ahita avuga ngo abana batipfumuje bose arabatwara. Kubera ko deregiteri yaravuze ngo ngo kwambara amaherena arereta nibibi, ngo tujye twambara amaherena y'amavisi. Ngo abana bose batambaye amaherena arabatwara. Mubonye yihinduye inzoka mwagumyeho cyangwa mwirutse? Batubwiye ngo tita dutaha nibyo ngibyo nabonye. Hari umuyobozi yihinduye ahari icyo gihe ari kwihindura? Hari umuyobozi wari uhari? Nabonye. Nta n'umwarimu wari uhari? Mwari abanyeshuri gusa? Twari abanyeshuri gusa kuko twari twahuriye turi abanyeshuri gusa. Nubwo hari n'abatariye. N'amakaye yacu turayata. Yihinduye inzoka hejuru mu maso cyangwa ni hasi? Hasi gutya, hejuru agumya umuntu. Wabibonye n'amaso yawe? Noneho abarimu bahita batubwira ngo dusohoke. Akimara kuvuga ngo abana bose batambaye intuzi ngo dusohoke, nibyo ngibyo byonyine nabonye. Nibyo ngibyo byonyine wabonye? Harya ngo uwo mwana yaje mu ishuri, yaje mu kigo ryari? Humura nta kibazo. Uwo mwana ageze mu kigo ryari? Yaje ejo ngo muri ya mvura. Yaje ejo muri ya mvura? Nibwo yari mushya? Ubwo yaje ejo kuwa 4? Ejo muri ya mvura. Nibwo yaje mu kigo? Noneho ejo twebwe twabonye abanyeshuri bo muri segonderi batwaye 5 n'abandi bana 2 bo muri primaire. Bari babatwaye babajyana he? Abenshi batwaye n'abo muri primaire, abo mu 5 bo bavugaga ko ari uwo mwana ariko ntitubashe kubyemera. None byatangiye ejo batwara abana? None se ko bavuze ngo amaze ukwezi twebwe ntabwo twamubonaga ariko twamubonye uno munsi abantuze bahita bamutwara ejo muri ya mvura. Niwe muzungu wenyine wigaga muri iki kigo? niwe muzungu niwe nabonaga wenyine. Abandi bose ni abirabura? Abandi bose ni abana basanzwe. Dore n'undi mugenzi we. Amakuru yawe? Meza. Wiga mu kangahe? Mu 3. Wiga mu 3? Witwa nde? Na Teterito. Uriya mwana ntago mwigana? None se wamubonye ari kwihindura inzoka? Yego. Byagenze uti? Nyine bamuzanye bagiye kumusengera akazajya yihindura inzoka n'igikeri n'inuze n'umushushu. Mbere yuko bajya kumusengera byagenze gute? Mbere yuko bajya kumusengera yari ari kwihindura akatubarira ngo nituhave ngo cyangwa abakobwa bose aza twice. Uwo mwana yari amaze igihe kingana iki mu kigo cyanyu? Nanjye ejo nibwo yaje n'ubwa mbere nari namubonye. Nanjye mfite ibyo nababwira. Yiga ngwino hano nawe manuka. Ejo nasabye agahushya ngiye kuri tuwarete. Nari maze iminsi mubona. Tubona umuyaga mwinshi uraje, ya mvura igitangira. Tubona umwana araje.
afite udusatsi tunyereye gutya ameze n'umuzungu w'inzobe akoze ku musegonderi aba yikubise hasi n'undi wa kabiri noneho undi wa gatatu agiye kumukubita ingumi umwana amukubita ingumi y'amenyo hano umwana arongera ariteranya azamuka afite umujinya mwinshi arazamuka ahita aza mu ishuri ryacu ajya kutwicara imbere noneho ticara amusohora mukubita inkoni hano hahita habyimba cyane arangije amaze gusohoka nabwo ngo dusanga afite agacupa karimo ibintu by'umutuku abana bakazajya bavuga ngo ni amaraso noneho baramukubita nabwo baramukubita ahita ahinduka inzoka y'umutuku amaze guhinduka inzoka byabaye ejo noneho amanuka ari inzoka ageze hahandi ruguru imbere y'ibiro arangije tubona abaye umwana ahita yinjira muri sale ahagarara gutya natwe tumukurikiye ngo turebe ahagarara gutya nk'uko magazi noneho tuhita tubona ahindutse udukweto twiza uko yari ahagaze cya gice cyose cyita kibura cya gice cyose tuhita tubona udukweto twe twonyine ibi bintu ko bikomeye ibintu birakomeye ibyo bintu wabibonye n'amaso yawe ni ukuri kw'Imana kubeshya n'icyaha nabazanira n'undi mwana akabibabwira n'amaso yawe warabibonye narabibonye twari tumaze gusaba gahushya imvura iri kugwa ari nyinshi mwari nka bangahe icyo gihe mubibona twari turi nka babiri ariko undi mwana twigana witwa Melissa we yatashye iwabo ni haruguru ku badive hari hepfo ku badive yatashye wewe niwe twari turi kumwe turi kumanuka twiruka none ko bavuze ngo ni umwana usanzwe nk'abandi pe amuhuye gutya yigize nk'umuntu ubona ari umuntu pe ariko njye narabyiboneye n'amaso yanjye ntago ari umuntu pe ni ukuri ntago ari umuntu ntago ari umuntu uzasubira ku ishuri wumva utuje yanjye nzajya gutangira ikinyinya nzajya gutangira ikinyinya mwasezeye ntabwo tuzasubira nibatakinkuraho kino kigo bazandeka nk'uve mu rugo utazantwara ubundi yigaga hese uwo mwana ari n'akandi kantu nababwira mu kanya nyina yaje kumucyura aravuga ngo yari amaze imyaka 3 ngo atamubona ngo nyina ni indaya ngo yamubyaranye n'umuzungu noneho ngo agira ngo ni se wamujyanye ngo umwana namubone ngo akayoberwa ahantu atahangwa iniforume nazi umuntu wazimuguriye akamubona gutyo niko nyine yavuze yabibwiye n'abapolisi yari amaze imyaka 3 atamubona ngo azi ko ari se wamubonye nese uyu munsi yihinduranya wabibonye uyu munsi bwobwo twamubonye deregiteri yamukubise inkoni ya hano ahita ahinduka inzoka y'icyatsi kuki bamukubitaga yari ari kugenda akandagira abantu bamukubita inkoni y'ahangaha ahita ahinduka inzoka y'icyatsi bahita bafungura gate tumaze kurya tuhita dusohoka twiruka twayibonye iri kugendera ku butaka hasi tuhita twirukanka na deregiteri ubwe yahise yirukanka ni ukuri kw'Imana yahise yirukanka padiri yahise yirukanka yego padiri ukatubwiye ko ari umuntu nk'abandi se ariko se nyine yigize nk'umuntu wabona ari umuntu nanjye ubwa mbere nkimubona nagize ngo ni umuntu ariko ikintu cyabimbwiye ni ukuntu umuyaga mwinshi waje twese tukamanuka twirukanka agahinduka umuntu agakora ku muntu agakora no ku wundi undi wa gatatu w'umusore akamukubita ingumi akongera akiteranya hahandi bamukubise ingumi habyimbye akahita hasibangana akazamuka afite umujinya akahita ajya mu ishuri ryacu tica yamusohora nabwo akamanuka ari inzoka yakahita ajya muri sare akagira gutya udukweto twiza tw'umukara nta gica gifite abantu bahita bumirwa ubu uwo mwana wabona ko afite imyaka ingahe ari mu myaka 6